Nibyo uko bapanga imipangu idusenya ni natwe dupanga imipangu ibahirika. Uko bapanga imipangu yo kwishyira hamwe natwe ni nako dupanga imipangu yo kubapanguza. Nibyo kandi ni ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ni ku uyu nguyu ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2023 nubwo ni itangazo rimajije gushyirwa hejuru cyangwa rimaje gushyirwa hanze yuko babavuna muheto basize bahekuye igihugu. Niba bavuna muheto babandi babaye imfura z'u Rwanda ariko nyuma bakaza gukora ibintu bitoroshye habe na gatoya tugiye kwibandaho. Ni ibintu bitoroshye habe na gato tugiye kwibandaho. Niba bandi rero bashize bakoze ibintu nakita ko ari ibintu bibi mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe bagahungira mu nce zigiye zitandukanye. Hari abagiye mu Burusiya, hari abagiye Amerika, hari abagiye za Canada, hari n'abandi bagiye muri Kongo. Bajya muri Kongo ariko mu mpamvu zo kugira ngo bahungireyo, kuko murabizi rwose urumva iyo umuntu yakoze amakosa agenda ahungira aho bamwe batabareba. Ni abantu rero bagira muri 25 barimo guhigwa cyangwa barimo gushakishwa mu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye. Bakoze ibyaha rero bigiye bitandukanye. Nkuko murimo kugenda mubona uko amafoto arimo kwinyuranguramo cyangwa arimo kwibirindura, we munyarwanda cyangwa munyarwandakazi, waba uri USA cyangwa Canada cyangwa waba uri muri Amerika cyangwa uri muri Kongo cyangwa waba uri Uganda cyangwa waba uri Cacanga cyangwa waba uherereye mu mujyi wari wose. N'ubundi u Rwanda ni igihugu dukunda kandi ni igihugu dutembamo amata. N'u Rwanda rwivanye kure kandi rukaba ruri mu bihugu bya mbere kuri iyi si kwiteza imbere. N'u Rwanda rwose turimo rwose kwiteza imbere mu bihugu byinshi kandi bigiye bitandukanya. Perezida Paul Kagame umubyeyi wacu kandi dukunda kumanywa kandi duhozaho amaso, ni nawe dukesha ubuzima bwose bugiye butandukanye. Rero icyo nababwira we munyarwandakazi, waba uri mu manenye zisi, iri tangazo rikaba rikugezeho. Ukwiriye kureba iri tangazo. Twamara kurireba waba uri hose, wadufasha gukora iperereza ku buryo niyo wabona iki gisambo washaka nyine ukuntu watabaza hanyuma kigafatwa. Kuko nsubiye inyuma cyangwa nkajya imbere, ariko reka mbanze imbere. Ni imyaka igera muri 16 murimo kugenda mureba uko igihugu cy'u Rwanda cyagiye kiteza imbere, ariko hakaba harimo abadashaka ko kiteza imbere mu buryo mwe cyangwa ubundi. Reka mbisubiremo, kuko ni igihugu cy'u Rwanda cyagiye gitungura abantu benshi cyane, ukuntu kitejeje imbere, n'ibyo cyaciyemo cyangwa n'ibyo cyanyuzemo. Buri munyarwanda wese cyangwa buri muntu wese arimo kugenda ashidikanyaho, kuko bano bantu turimo kuvugaho, bano bahemukiye igihugu cy'u Rwanda bagasiga bagihemukiye bagatoroka, kuko bagiye bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo abari bafite inshingano nyinshi zitandukanye, harimo iza politike, harimo abari bayoboye amakampani menshi cyane. Saba ngabo nyine gusa, harimo n'abari abasirikare, harimo nyine na nzego twakita urwego rwo hejuru batari nyine barimo, nk'uko bari barabahaye inshingano ngo bazikore, ariko suko bazikoze, bagendaga bazica. Nk'uko iryo perereza bari bashyizeho ngo babashake, ni nako ibihembo biriho. Kuko nsubiye inyuma gatoya, wenda reka tuvuge dusapose nk'umuntu uri hanze, wenda uri muri Canada. Nkawe muntu uri muri Canada uhuye nk'iki gisambo, nk'uko urimo kugenda mubona amafoto yacyo, ugahura n'icyo gisambo, wowe ubwawe wabigenza gute?
nta kindi kintu rero wahita ubigenza, ni uguhita ugifata ugahita uhamagaza ukavuza induru, kuko n'ubundi leta y'u Rwanda iri mu buryo y'uko yubatse ibintu byayo neza, n'ubundi bahita bagufasha buri kimwe cyose rwose ibintu bikagenda neza. Icyo nkundira umwana w'u Rwanda ni umwana ufite umuco kandi ugendera buri kimwe cyose, nuko twakwita ko abangabo bateshutse ku nshingano zabo bakaduhemukira cyangwa bagakora ibintu ngiye kuvuga ahangaha gatatu, bakakora ibintu binyuranyije n'amategeko. Ni umugabo mukuru w'ingabo rero, abantu bizeye cyane bamaze kumwizera baramukunda cyane, bakazajya nuko twapereza amakuru neza ko mu gihe yari afite imyaka hafi 12-13, ni umwana witwaraga neza, ariko yamaze kugera mu nshingano nyinshi arazica cyangwa ntiyazikora neza. Ni Kayumba Nyamwasa rero mukuru w'ingabo wakoreye igihugu cy'u Rwanda, ariko nyuma akaza kwitwara nabi, nyuko byageze aho ngaho atorokera ahitwa South Africa, ariko nubwo yageze aho arahava, agenda nyine ava ku nshingano zimwe ajya ku zindi. Hari nabwo bavuga ati arimo gupanga umupango muri Kongo uzaza gutera u Rwanda. Hari naho yagiye mbega nyine agenda ahindura uko ibintu bigiye bitandukanye. Ngaho nguko rero, ubwo mwebwe mudahwana kubana natwe buri munsi ku munsi, isaha ku isaha. Rero wowe uri dukurikiye uri muri Canada cyangwa udukurikiye uri mu mpande enye z'isi, kora subscribe kugira ngo uzajye wibanira natwe mu makuru mashyashya, hahandi ho inkuru isohoka ku kanya ikaba ikugezeho. Ngaho nguko rero, uko bapanga imipango badusenya, natwe niko dupanga imipango tubasenyura. Uko bapanga imipango yo kudutera, natwe niko dupanga imipango yo kubaterera iwabo, kuko n'ubundi nawe uzapanga imipango uze kuduterera ahangaha, kuko ahangaha ni agahugu gatoya kandi ni agahugu gatembamo amata n'ubuki. Ubwo tuzabasanga iwabo, tubakubite ibintu bigende neza cyane. Bye bye, ciao ciao.